uyu munsi ngiye guhindura ubuzima bw'uyu muhungu. Uyu muhungu ntimumuzi. Uyu muhungu ntimumuzi. Yes. Ariko Rwiziri, twavuganye ko ibi bintu ugiye kubihagarika ugashaka ibindi bintu ukora. Yego. Ibintu byo kwirirwa wigira umupolisi ngo umukomando, ibyo bintu wabiritse. Ntabwo ndi umupolisi. Ntabwo ndi umupolisi. Hari undi washije gukora iki mu buzima bwawe? Undi ufite perimi. Ufite perimi? Yego. Ushaka gutwara imodoka? Mbonye nk'akamodoka ntwara byaba bishimishije nabikora. Ufite perimi? Yego, ufite perimi. Nikoje wanyereka? Yego nabikwereka. Tugende. Nyeruka. Kumva wirukanka, nyeruka. Vite. Hey. Njemo tugende. Muri ako kanya tudufashe inzira. Ariko mu by'ukuri Rwiziringa ntabwo yarazi ngo bigiye kugenda bite. Nanjye ndamubwira nti tugende ambira umwana mwiza aranyubaha. Muri ako kamwanya tuva muri gorofe duhinguka muri muhanda ku Gishushu, inyubako mureba imbere murayireba, cyane cyane uriya muryango uwo nguwo. Sibwo tuhageze ndavuga nti Rwiziringa nkuko nabyiyemeje, reka ngoye ka protocole gusohore mu modoka nk'umuyobozi, ubundi nguhereza ibikugenewe mwana wanjye. Mwinjiza ahantu hagurishirizwa mu modoka. Ndamubwira nti icara hariya wicare wumva uruhutse, dore ko aba yiriwe wanasimbuka ibishanga n'imisozi. Ndamubaza nti hagati y'imodoka iyi ngiyi cyangwa se iyi cyangwa se irira hirya, ati niye wabonera umushinga wo gukoresha kandi wo kubyarira amafaranga. Mbere umwana mwiza ahitamo imodoka ya make, wagira ngo yarabonye ko n'amafaranga nanjye ndifitiye. Ndamubwira ntinjiramo ubanze urebe imodoka ngo bimeze bite. Yinjiramo ariko mbona atarabyizera atazi byarimo, ariko impamvu yahisemo iyi ngiyi nuko yari yambwiye ngo ngewe nakora taxi kandi buriya nkabona amafaranga menshi. Nkimubwira ngo imodoka ni yawe araturika aranseka. Muhaye kontake mu rujijo rwinshi rwari mu maso ye, arambaza ati ibintu nibyo koko? Amarangamutima aramufata, mwana wanjye mbona ibintu biramurenze. Ndavuga ati ariko wa mana we yo. Nanjye nubwo ndi umuntu w'umugabo nariherereye ndarira kuko nabonaga ibintu biri kumbaho ntabizi. Nyuma y'ibihe by'imboneka rimwe twari tumaje kugirira muri iri duka ricuruza mu modoka, ntangira no kumubwira inzira zigiye gukurikiraho kugira ngo ashake ibyangombwa bigomba kumufasha gukora taxi mu mujyi wa Kigali. Nawe rero niba ukeneye imodoka ishobora kugufasha gukora akazi mu mujyi wa Kigali cyangwa se no kuyigendamo n'umuryango wawe, iyi ngiyi nyikuye wahabonye ndetse nanaguherekeza ubikeneye, ndabashimiye.